Reka nongere mbasuhuze mbifurize umugisha uturuka ku Uwiteka Imana yo mu ijuru. Hano nje ni mu kiganiro cyitwa utuntu n'utundi, narakibamenyereje abantu bamaze kugikunda niyo ntinze barambaza ngo ko udaheruka kutugezaho utuntu n'utundi. Ngira ngo ku bantu basanzwe bakurikira ibiganiro nagiye nkora byaba byo gutabariza umudamu wanjye, dore ko ariyo muri iki gihe ari cyo kintu nkunda kuvuga cyane, nibutsa abantu ko mfite umudamu urwaye ndetse urembye, ariko nanone dufitiye icyizere kazakira kuko ukurikije igihe gishize n'ibihe byatambutse ntabwo twari twizeye ko tuzageza uyu munsi akinahumeka. Reka nanababwire ko ubu tuvugana bamaze kuduha uburenganzira bwo kujya Faisal hamwe n'umudona we cyangwa umuntu uzamuha impyiko, bakaba baratangiye gukorerwa isuzuma kugira ngo nibamara kubyemeza kuko aribo banyuma bazaduhe igihe cyo kuzamuha impyiko cyangwa se cyo kuzabakorera operasiyo. Noneho rero ntabwo ndi bubatindire, ndabizi hari abantu muri kureba ikiganiro mukabona undi muntu, nubwa mbere nje muri iki kiganiro turi abantu babiri. Ndakeka ko hari abantu bamuzi unamuka ahubwo abantu banakureba. Ndakeka ko uyu mugabo hari abantu bamuzi, ntabwo ndi bumuvugeho ibintu byinshi, ni umuntu mukuru namwe murabizi, ni umukozi w'Imana, cyo nicyo nenda kubabwira, kandi akaba ari umukozi w'Imana mu buryo ubugagutse bwamenyekanye, ni umuhanzi cyangwa umuririmbyi. Agira indirimbo nyinshi mwakunze, nanjye ndimo, njye namukundiye ku ndirimbo yavugaga ngo abafana ba Yesu. Ubwo ni mukomere, abafana ba Yesu mudukurikiye ni mukomere, ntimukuke imitima, Yesu aracyari ku ngoma, ni umwami w'abami. Ntizimbye mu magambo, reka mubahe nawe basuhuze anabibwire ni muntu ki wenda ntaba navuze utari we. Murakoze. Muraho neza, Yesu ashimwe. Nkuko bisanzwe nitwa Nzabahaye Siransi, ibya Yesu ni ku murongo. Rero impamvu nicaranye na Theo ubu ndiwe mu rugo nyine kubera kibazo wamazemo iminsi cy'uburwayi bwa madamu. Maze iminsi mbireba nyine kuvuga ngo jewe naje kumusura. Wiyize waje kuri telefone. Niyize naje kwirako ibivugwa, hari igihe usanga umuntu ataka abantu bakavuga ngo wapi ngo biri hano kubeshya. Baranabivuze kandi ababivuze ni benshi. Jewe rero aho kugira ngo mve ngo barabeshya mba ngomba kuza kwirebera. Reka namushimire muri uyu mwanya kuba yansuye, mbabwira iki kintu kandi abantu bari bucyumve nyine bacyumve kabiri. Uyu niwe muhanzi wa mbere kuva igihe narwarije umudamu unsuye bimukuye ahaba, si mu Bugesera. Yego. Avuye mu Bugesera aratega arampamagara ati nje gusura umurwayi, murwariye, nta nubwo yarazi ko twageze mu rugo, dusigaye tumuvuza dutaha, aricyo kimuzanye agera iwanjye. Undi muhanzi wari waransuye yaje muri groupe y'abandi bantu, atari we gusa ahubwo bikubiye muri groupe, ariko nawe nkamushimira ko yarwanye ishyaka kaza. Ni umuhanzi witwa Tonzi. Abantu muzi Tonzi, mukunda Tonzi, najya ngo mbabwire ngo Tonzi yaransuye. Abandi bose nta muntu urakandagira ahantu mba, sinzi ko no mu bitaro nta waje. Ubwo rero ndashima Imana kubw'uyu muvandimwe, musabira umugisha kuba nsuye. Nawe urabyumva, umuntu yarwaje yari mu bihe nk'ibi aba akeneye kubona abantu. Ubwo n'abandi turabategereje, nimba bazaza ntawamenya, wenda baracyahuze cyangwa barabyihoreye. Ndumva yuko nabyo umuntu yabivuga kuva mu kwezi kwa 11 umuntu avuze induru atabaza, cyangwa wenda guhera mu kwa mbere tukaba tugiye kurangiza ukwa gatatu, umuntu ataragukandagirira mu rugo muturanye muri Kigali. Haba harimo akantu ko kubikerensa da, kuko mperutse guhura n'umuntu mvuye mu rugo ndimo njya ku muhanda ngiye guhaha utuntu runaka, kuko muri iyi minsi ninjye wigirayo y'abana bagiye ku ishuri nasigaranye n'umurwayi. Mpura n'umuntu w'umupasiteri w'umudamu, reka mvuge ngo yahoze ari pasiteri, nta rusengero akigira, kuva bazikorera ubugenzuzi mu nshuro ya mbere yabanjirije izindi. Urusengero rwe bararuhagaritse kugerana n'ubu nyine naho rwari ruri
barahasenya bahashyira ibindi bikorwa, ariko n'ubundi ntago nawe yakodeshaga amazu gutyo. Simutindaho ahita ambwira ngo ngewe ngo mbwije ukuri, ubwo n'umupasiteri, ngo mbwije ukuri koko ngo madamu wawe ararwaye. Nti madamu ararwaye. Ngo arwariye he? Ntarwariye Rwamagana mu bitaro bikuru bya Rwamagana. Ngo none se ngo twebwe dutekereza ko ari imitwe. Ni wowe nande? Ambwira n'abandi barimo abandi bapasiteri barenga nk'icumi kuko yagiye bambwira amazina. Ngo ni gute se umuntu aba atuye i Kigali ngo akajya kurwarira Rwamagana? Ibyo bintu ngo numvishe ngo ari imitwe. Ngo yita wibaza umuntu wumvishe ko ari imitwe kuko turi Rwamagana, ntiwaba suri i Kigali ukajya no kwivuriza Nyagatare? Cyambere biterwa naho uburwayi bwagufatiye cyangwa hari ubuvuzi bwakuvura. Iyo nayo ni imyumvire y'abantu bari hanze aha. Impamvu mbivuze ni nkuko kuba nta muhanzi uragera hano, namwe mutekereza wenda tureka abandi, mutekereza abahanzi bo muri ADPR dufite mu Rwanda baririmba bafite amazina bitwa y'ubuhanzi, bakagira n'amazina y'ibitirirwa y'indirimbo n'amazina yabo bwite, baba Kristo bagenzi banjye mu itorero akaba atarakata hano. Icyo kintu rero kiravuga ngo uyu wakandagiye hano ni ubabimburiye, mbese ubu ni wowe ubahagarariye, ni wowe unyeretse urukundo, ubatanze kunyereka urukundo. Ariko hagati aho sinshaka kwikubira ijambo, uri umuntu nawe ufite ibintu byinshi wavuga, nkurikije igihe umaze mu muziki, nkurikije muri iyi minsi insengero zirafunze, ndareba nkabona urabyibushye ufite amatama byimbye, ntabwo ndamenya wowe uri guhahira hehe, ko nari nzi ko ukora akazi ko kuririmba gusa. Ntabwo ndi bukubaze nk'umunyamakuru, ntabwo nizi itangazamakuru, giyo nje hano nganira n'abantu bankunda bankurikira kandi barahari babinyereka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo rero tubwire nyine wowe uri guhahira, ntabwo wowe ufite isura, ufite ahantu wenda wowe biri guca, kuko njye simeruka kuririmba mu rusengero byoroshye, nk'ubu kuva umwaka watangira ndirimbye rimwe. Gereranyije wenda reka mpera ahangaha, mbanje nshimire cyane kandi nsabira umugisha abantu bamenye uburwayi bwa madamu wa Theo bose babireba bakagira ikintu bakora bakabimufasha. Umuntu wese wagize uruhare muri iki gihe kitoroshye yararimo, Imana imuha umugisha. Amen. Nanakangurira umuntu wese uri kunyumva, niba watekerezaga ko ari amagambo, ntabwo ari amagambo ndahigereye, njyewe nabyiboneye nuko bimeze rwose. Hanyuma umbajije ikibazo kivuga ngo ndimo ndahahira hehe ko uyu urabyibushye, ntekereje ko ndimo numvaga nkurikije ibihe bitambutse duciyemo ubuzima bw'umuntu, numvaga kabisa utaba umeze nk'uko umeze. Ntabwo mbyibushye nanone, ariko wenda si nka mbere, abantu bazatubwira aho baguheruye, wenda si nka mbere wenda ntabwo ari nka mbere pe, ntabwo ari nka mbere, ariko byose pe ni ukubera Imana, kuko no mu bihe ndimo naciyemo nanjye mu bihe byashize, kandi no muri iyi minsi urabona ko insengero ziracyarimo, hari ibintu biri gukorwa, hari ibintu leta irimo irakora, hari ibintu iri gushyira ku murongo. Reka nkubwire, mu mvugo dukoresha baravuga ngo zirafunze, inyinshi zirafunze, yego, hariho ingufuri, yego. Muri make rero wenda nk'umuhanzi wari ufite uburyo bwo kuvuga ngo hari ukuntu nzajya njya kuririmba nkakora ibiterane n'iki, ubu ngubu biragoye, ariko ni ukuri ntabwo ari ibiterane, ntabwo ari mu rusengero, jewe ni ukubera Imana. Nta n'ibiryo ndya byinshi, njye ibiryo bike buriya, njye ibiryo bikeya, ariko ni ukubera Imana pe. Ariko ndishimye kandi ni ukuri, komera muvandi, komera cyane, komera, Imana irabizi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 13, Pawulo yabwiye Yohana ngo ntimutangazwe nuko abisi babanga, cyangwa se ntimutangazwe nuko ibingibi bigomba kubabaho, ntibibatangaze. Nuvuga ngo nujye ubibona byabaye ntibikagutangaze, bigomba kubaho kuko byabaye no kuri Yesu. Nujye ubona uburwayi bwaje, nujye ubona shitani yakwanze,
nujya ubona shitani yakugabyeho ibitero ntibikagutangaze kuko bigomba kubaho kuko turi mu isi kandi mu isi ibyo ngibyo niho bigomba kubera. Sinzi niba ubyumvise. Ngiye nguteze yombi nibikubaho jya ubibwira ngo ndabizi ko muhari, ndabizi ko bigomba kubaho, wikomereza urugendo. Ego mu kazi kawe uri guhuriramo n'ibibazo. Akazi kawe bari kukugambanyira ngo ugate, akazi kawe bari kukwirukana nta mpamvu cyangwa se hari izindi mpamvu ziri kubitera. Byihore, bigomba kubaho. Ni ukuvuga ngo icyo nari nshatse kuvuga, nari nshatse kuvuga ngo umuntu wese igihe ari hano ku isi agomba guhura n'intambara. Sibyo? Agomba guhura n'intambara. Deri ibyo ngibyo byigutangaza kuko abana b'Imana n'abana ba Satani tubasanga muri ririya jambo. Ibintu uri kubyumva Theo? Ndakumva. Bibiliya iravuga ngo hari abana b'Imana n'abana ba Satani. Biri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 8, wa 10, wa 9 n'uwa 10, hanyuma ngiye nkubwiye ku wa 13. Impamvu bigomba kubaho nuko tutarabisi kandi byose no kuvuga ngo isi igomba gushaka ko dusa nayo. Ndakumva. Kuko abisi baraciwe. Ntabwo nyumvise. Bashaka ko ducibwa nkabo. Ibitero rero tugabwaho. Yego. Nibyuko babona ko hari ahandi twebwe hari urundi rwego turiho. Nubyuko babona yuko niba turi abana b'Imana dutandukanye nabo, imico yabo n'iyacu iratandukanye. Bashaka ko imico yabo ariyo dukurikiza. Muri make bashaka kuturoha. Uranyumvise ko? Ahubwo sijya ngo ndakumva ngiye nyine n'abazatwumva. N'abazadukurikira muri iki kiganiro. Bashaka kuturoha kuko bararohamye. Ni nk'umuntu urohamye gutya. Urohamye gutya. None yamara kurohama agashaka naye kugira ngo agukurure mu ruhamane. Ndakuri kubyumva nawe. Nabyumvise. Ndarohamye ariko ntabwo ngusiga. Mbese ni ukugira ngo atagenda wenyine. Ijoro ntibigutangaze, ntibidutangaze. Yesu se Yesu yaziraga iki? Ibi mbivuze kugira ngo muve ku bana b'abantu. Ibi mbivuze kugira ngo muve ku bana, muve mugire mbivuze kugira ngo mutandukane n'ibibabuza umugambi wanyu. Umugambi w'iki? Ugukorera Imana. Ntugamburure ku mugambi wawe wari ufite, kuko ushaka kukubuza aho ugera azi icyo ushaka gusingira, azi aho ushaka kujya, azi ibyiza uri gusanga. Kubera ko we rero adafite uburyo bwo kuzabigeraho, agomba kukubuza nawe kubigeraho. Ntutangazwe nuko bikubaho, ahubwo komeza umugambi wawe. Ibi mbibwiye wowe n'abandi bashobora kuzatwumva bave ku bantu. Niba hari umuntu utaragusuye, byihorere, bigomba kubaho. Niba hari umuntu utekereza ko agomba kugusura, mu bambere hubwo ukabuzi yuko ukabutekereza ko uwo munsi akibimenya agomba guhitaza, ukaba utarigeze umubona kugeza uyu munsi akaba ataraza, ntibigutangaze. Ariko nsigarana ijambo rivuga ngo wenda azaza. Wenda azazanye. Ubundi subwiwe n'iki ko atazaza? Ubwiwe n'iki ko atazaza? Icyo nivugiye nuko ari wowe ubanje mbonye. Nari nzi ko ubundi muri njye navuga nti wenda azaza, nawe wari urimo. Ubu rero uvuye mu nsigaje kuba mbanje nta gitangaza kirimo. Ntibigutangaze nabyo. Birantangaje, ntabwo numvaga ko ari wowe uzaba uwa mbere.
urumva sirareka ariko nkubwire Theo biri seriye pe nawe waransuye njye naragusuye wenda ntitwabishyize kuri kamera gusura umwana akirwaye ataranataha Yego. hanyuma bibi byacu jye nawe n'abandi Yego. twari twazanye Yego. ariko icyo nshimye Imana nuko ineza kuko yiturwa indi uraje ariko jyewe ntabeshye ntabwo nakubaraga mu ba mbere hari abandi bantu nari nzi ko bazaza kare bazazinduka mu kwa mbere ntibaboneka mu kwa kabiri noneho tujye tuvugisha ukuri ubu nubwo nagusuye nubwo nawe unsura kandi ukaba dukora umwuga umwe w'ubuhanzi ariko umenye ngo uko twagiye tuza mu buhanzi dufite inzego mfite abo nasanzemo baranyakira bampa amakuru y'umuziki bampa inzira yo gukorera Imana dukorana ibitaramo dukora amagurupe tuyita amazina umuriro uraka nyuma haduka abandi mfite nanjye abo nagiye ngira inama akambwira ati bigenda gute nkabikora nkuko nanjye nari narayigiriwe n'abandi hagati aho nyiri ahangaha ntazakora ikosa ryo kwibagirwa nubwo ari wowe uje ukagaragara kuri kamera nkanakubona hari undi muhanzi waje asanga tudahari yafashe gahunda hitaza asanga ntiduhari aranampamagara asanga twagiye kwa muganga kandi twatinze twe twagiye Kanombe mu bintu by'ibizami biratinda bigeza nimugoroba arataha uwo muhanzi reka muvuge abantu batazagira ngo atazumva nk'iki kiganiro akagira ngo narabyibagiwe yitwa Kwizera Valence abantu bakamukunda kumwita ziraziritse hanyuma abantu bakaba baramumenye cyane ku ndirimbo yitwa Imana ni seriye bakongera bakamumenya ku ndirimbo yabanjirije iyo yitwaga ngo akamanyu k'umutsima ngo yitwa nde Kwizera Valence Imana iguha umugisha umva ikindi mbwire n'abantu badukurikiye ni byiza ko nabyo mbivuga ararwaye njyewe nko mu masaha 2 yanyoherereje amafoto ari mu kagare ndongera anyohereza ndaryamye kwa muganga kandi ngo byabaye ejo ubwo abantu mukunda ibikorwa bye ni umuvugabutumwa mwiza ni umuntu wagize umumaro muri iki gihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ajya byivugira ari no mu bantu bangiriye inama njya kuririmba uriya ari mu bambyaje ubutumwa mu muziki yego navuga rero ngo turagusengera ahantu uri Imana ikorohereze igukize uwo nawe yakandagiye iwanjye ariko asanga tudahari yarasanzwe nansura we yego tutanarwaye yaransuraga iwanjye kenshi ari mu bantu batazi iwanjye bayoboza rero ndamuzirikanye Imana imworohereze we n'umuryango kuko iyo umuntu ari umukuru w'umuryango akarwara umuryango ugira ibibazo ako kari agaciyemo kuko urumva twivugira iby'abahanzi twivugira iby'umurimo w'Imana nanabwira abantu ko turimo tugana ku musozo ariko se nkubaze urava hano nta kantu ducishirijeho bacishirijeho ko kuririmba se ariko bureka mubwire uzi uvuze ngo urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe twese turi abahanzi urava mu murongo uraha amahirwe w'inyuma ibya Yesu nikunda dore ukuntu ibintu bimeze rero ririmba urajya uririmba iyanjye nanjye ndirimba iyawe niko gahunda zimeze ririmba njyewe nsamunda ntambwe za kwiba nzira ya muntu iragoye wirinde nta muhanga wo kuba mu isi byananiranye iyo biza kuba bishoboka hari benshi bakabaye bariho ubwoba nibushire impundu nizivuge uwo twategereje dorageze bugufi ngakureho amarira yatembaga ku matama wakureho amarira yatembaga ku matama niba ushaka kuramuka mara imyaka myinshi niba ushaka kuramuka zarya ibigugu ngwino winjire muri Yesu n'amahoro ngwino winjire muri Yesu uburuhukiro ngwino winjire muri Yesu burudike ngwino winjire muri Yesu ubwoba nibushire impundu nizivuge uwo twategereje dorageze bugufi wakureho amarira
atembaga ku matama wakure w'amarira atembaga ku matama akure amarira yatembaga dore akantu keza ku iyo ndirimbo utazi dore akantu keza hanyuma nukuvuga ngo akantu kari muri iyi ndirimbo keza wowe utazi n'akantu Imana imenya abantu batamenya Imana igera abantu batagera ndayikurangiye uyigira inshuti uve kuri bene Adamu kuko baragushuka ariko muzatubwire kuri ibi bintu bitangiye hanyuma ntaribagirwa murambabarira ni njyewe ubasabye imbabazi nibutse undi muhanzi nsanze abahanzi nta rubanza bafite abahageze birarangiye nsanze harimo n'umuhanzi wo mu gitsina cy'abagore cyangwa cy'abadamu wageza yewe ubu iyo mbyibagirwa koko mana we yo ahisagarira abagore bose mutaje n'abatazaza ni umuhanzi abantu bakunda kuririmbira indirimbo ubundi zo mu makwe niyo mpamvu namwibutse vuba azambabarira ni n'inshuti yanjye namanje kumufata nk'umuhanzi wa gakondo ariko nanyaruke muri bamwe twirirwaga tubirinduka imisozi tujya mu biterane bambaza ngo tere mbatumira n'ijya ibiterane bya mbana byinshi nkohereza umuntu ahawunda ni umuhanzi witwa Angelique cyangwa mukunda kwita ngo icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amabahari ntabwo nyizi neza murambabarira rwose nawe musabiye umugisha yageze hano impamvu rero namwibagiwe twakubitanye ngenda nsohoka yinjira aza kureba madamu akina ameze nabi cyane agifite ibipfuko bibiri ku ijosi anamuha amafaranga madamu arambwira ati uriya mubyeyi aragakomeza abona yamuhaye amafaranga ntabwo none umuntu yayavugira ariko nyine harya umuntu agutera inkunga ukabona yaje abishaka anakora icyamuzanye komeza ubundi niwe wagombaga kubona ijambo cyane njye hano baramenyereye kandi turi kugana ku musozo nawe urareba ntabwo tugomba kurambirana ahubwo abantu batubwire nimba ukwiye kuzagaruka tukongera tukaganira hari ibintu tutavuze byinshi bihari nakabaye nkubaza yo mu munyamakuru uko watangiye umuziki ubundi njyewe wamenye ute wambonye twabyihoreye nimba bakeneye gusa icyo nzi cyo nkubona rimwe bwa mbere nahise nkukunda nanahava mbikubwiye kimwe n'abandi bahanze nagiye mbona najyana mu ivugabutumwa nkasanga yibereye mu cyaro ubu n'ubu barari baramuteye ubwoba ngo ntuzabishobora ngo ntacyo uzigeraho ngo ni mu cyaro wamugwa ugasanga yakabaye ari i Kigali ndashimana ko abantu nagiye mbona gutyo nagiye kubona mbona Imana irabazanye nuko komeza ni wowe mutumirwa shawe bo rero sinzi wenda uko sinzi ukuntu wenda nayivuga vuga se biragaragara neza ra wewe humura biragaragara okay no warumbajije ngo narimubwiye wenda ubutaha bakazatubwira nimba wagaruka tukaganira ku mpamvu z'uko hari byinshi tutavuze iyo mba umunyamakuru mba nakubajije uri muntu ki utuye he ubana nandi bya bindi nyine by'abanyamakuru twebwe rero twiganire nk'umuntu wansuye ntago nakuzanye mu bibazo nawe rero wanganirije nk'umuntu wansuye ntago ntawaje kubaza undi bintu byinshi murakoze ya rero tiwo ujye wangirijwe umwana uri umuntu umugabo umwana ba urumva n'ubundi bigerega tuvuganira n'ubundi nk'abantu bibereye tiwo rero rwose reka mubwire pe nta bintu byinshi nk'uko bivuze nta bintu byinshi twaje nta bintu byinshi twari kuganira kubera ko ntabwo aricyo cyari cyanzanye uri waje gusura ndaje gusura kuko umutima ngiye wabimbwiye kandi nari maze iminsi mbitekereza urumva ahubwo tutanatinza akira kuko hari ntabwo nagusura gutyo gusa urumva
kumva hari dore murabe murebeye envelope no kwitabonera namba mbakopesha ariko iraremereyemo ndahina ntibihinike jumenya ubwenge narinzi uraza kuza uvuga amagambo yonyine wigende oya gusura kandi uyu ni umuntu w'umugabo murabibona kandi Imana imugisha ku bibazo wagize ntabwo uri uwo gusurwa umuntu aje kuvuga gusa nabyo bibaho ariko reka nkubwire nimba binabaho ngewe nkunyuze muciye mu ijambo kugira ngo nabyibagirwe umuntu wese wansuye haba kwa muganga haba hano nta muntu waje imbokoboko yes gose usibye ko naje gutyo ariko ntawe n'abaturanyi banjye duturanye abaje mu rugo niyo naba nahari nsanga bahasize ikintu ubundi ataha nagiye nk'ahantu naza nkasanga igitoki mu rugo nta simbaze abantu bava za Bugesera abantu bava imihanda yose natangajwe n'umuntu wavuye mu Ruhango mu majyepfo araza agera mu rugo anayoboza azanye n'ibintu ngo yejeje aravuga ati iby'uburwayi ndabizi rero tuvuze ibyo by'amateka yo abantu bagira neza n'abafite urukundo pe kuba wenda wowe uje hano tukavugira kuri kamera ni byiza dusanzwe turi inshuti na kamera zaraje nyine abantu nibabimenye Silas yansuye ni ikimenyetso ko Silas akiriho kuko ntibyakoraho wenda ko hariho abamwanga bumva yakabaye atanakiriho yes hano turi ni mwisi harimo abantu bafite urwango bifuriza abandi nabi isi turimo n'ibihugu birangana n'ibihugu bicana umubano n'abantu agutuma hati utazapima n'undi munsi ati narakumenye ariko jye nabonye ari ibintu mu mvugo z'iki gihe byo bita ngo ni ubusutwa hari ibintu umuntu aba akwiye kwikorera gusa abana b'Imana tugomba guhura n'intambara niko bimeze ndabizi nawe ntago zakoroheye yego abana b'Imana tugomba guhura n'intambara ahubwo nubona nta ntambara ufite ujye umenya ko buriya ufite ikibazo imbere y'Imana gose Theo nubona nta ntambara nubona nta bikurwanya ubundi ntambara Yesu yaziraga Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose urumva uyu mugabo buyanjyana urumva atangiye gukubita ibivugirizo tukamara umwanya muremure n'ubwo n'uwo tumaze si muremure cyane ariko ntabwo dushaka kubarambira ariko uyu mugabo afite cano njyewe ndi ku by'umuziki ahubwo mu kanya ahubwo yitwa ibya Yesu ni ku murongo cano nta kandi kantu kajyaho akandi kantu kajyaho wenda ngo ka official ngo ubu mu kanya mujye kuri YouTube channel yanjye murasangaho igihangano gishyashya murasangaho indirimbo yitwa Ntugamburuke iragufasha cyane ifite nayihuriye n'ibyo twarimo tuvuga Ntugamburuke ubwo niyo ntugamburure ntugamburuke ntucike intege yego ntugwe mamanyi ku mugani w'abagande togwa mamanyi sebo atenyabo togwa mamanyi ntabwo twabirangiza igikuru nuko nanjye mfite cano ni nayo turi kuvugira yitwa Theo bose babireba official igikuru nuko nsanze Theo nanjye ndabyibushye mudamu we atarapfuye akaba akiriho kandi akaba azabaho igikuru nuko nje mu migu y'umuhigo nari nayo unageze iwanjye wabutahagera reka twahuriraga mu w'Imana nagutanze kugera iwawe none urahageze nawe nyine reka kiragiye mwebwe mwari mwarafashe gihe rero nari hasi karero aba bantu twere kubarambira ariko si tubarambiye nuko ari gahunda twihaye yo gukoresha igihe gito mbabwire ngo comment zanyu ni kimwe mu bintu dukeneye mukatubwira mwaganiriye gutya nimba ari ikibazo ukamubaza nimba ari icyo mbaza kandi ibibazo muzambaza nzamugarura tubisubize cyangwa se mbimubwire najya no ku yindi kamera azabisubize ndasoza ngira gutya mvuga ngo umuntu ushaka gufasha Theo kubw'uburwayi bw'umudamu we nkuko mfitiye envelope simbabwiye kirimo ariko ntabwo ari mu busa bisobanura ngo ushaka kumfasha ari ubwa mbere wenda umenya aya makuru ko narwaje umudamu tugiye kumara amezi agera muri 6 turwaye cyangwa turwaje ujya kuri nimero yawe ya telefone
ukandika 0782 62 69 78. ntabwo nirirwa nyisubiramo kuko ndanayandika muri iki kiganiro, naho muzayisangaho. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nuko mbasezeye, umuvandimwe nawe nagira icyo ababwira. Nta kintu kindi nababwira kindi, nuko umudamu we aracyarwaye. Mukomeze rwose kumuba hafi, bamfashe mukomeze kumuba hafi. Nicyo bishatse kuvuga. Kukuba hafi se nyine ubushyiramo ibinyabupfura byinshi. Nk'umuntu uri muri Amerika, iyo ngiye kwa muganga mperutse kubura amafaranga y'ibyo bita dialyse. Byo wumva ubu wari utumye nsezera ntaseze none. Aha, mumuha amafaranga kubera yuko niyakenewe rwose. Mperutse kuyabura. Noneho nkora dialyse, umudamu akora dialyse arataha sinishyura ntayafite. Ubwo ariko nabaga nayakoresheje n'ibindi kuko si dialyse twishyura n'imiti. Hari n'ibizami bagiye bamufata bakanyishyuza, n'uzamuye impyiko bakamufata ibindi ugasanga utanze nk'ibihumbi za 400. ubwo abantu umuntu yawe yari yanteye inkunga, wenda baranteye inkunga nko muri icyo cyumweru angana gutyo, akaba aragiye. Ngiyeyo bahita bambwira ngo ntabwo niwongera gukorera ikosa tuzatuma ajyaho utaratwishyura ya mbere. Mbasaba imbabazi, namwe murabizi nta hantu nkora ni Imana intabara, ndabizi zantabara ntibizongera kubaho. Haciyemo nk'ibyumweru 3 bitarongera kwanga. Murakoze rero kumba hafi n'ibyo. Bye bye, muzagire ibihe byiza igihe cyose muzamara mu isi, kandi mbifurije kirambye kirekire. Muzabe mugira ibihe byiza n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu mu izina rya Yesu. Hanyuma cano yanjye ikijya Yesu ni ku murongo uko nabibabwiye. Murasangaho indirimbo yitwa Ntugambuke, ubu imaze kujyaho mu kanya. Mwongere mu sharinge, mu commentinge, mu ihe abantu bayumve nabo, mukore subscribe n'ibindi byose. Murakoze cyane. Munibuka ko abahanzi ubwo ahantu basigaye bakura umugati ni kuri cano izo zitwa ngo nizi. Ariko bahanzi bagenzi banjye niba mugira urukundo buretse gato, ariko rega ndajye gusoza. Ariko bahanzi bagenzi banjye, inshuti zanjye, bene data, tukora umurimo umwe wa data Uwiteka Imana. Theo inshuti yacu, nimuze mu musure nk'umuntu dukora umurimo umwe. Namwe muze mwirebere, rwose muhagere nk'umuvandimwe wanyu. Gera babyumvishe. Oya, hari ikintu umuntu ababona, ariko sorry rwose ndabasabye. Sawa, bye bye.